hamaze kugaragara ko hari inyamaswa ndetse n'ibiguruka bifasha hano kubungabunga ibidukikije. Tugiye kugaruka ku izina ibihunyira owls. Ibi ni ibintu bidasanzwe biri mu matsinda y'inyoni bird of prey, bizwi cyane ku isi hose kubera ubuhanga bwabyo bwo guhiga nijoro. Hari ukumva neza no kubona mu mwijima kurusha izindi nyoni. Ibi bihunyira biboneka mu bice bitandukanye kandi bikaba mu mashyamba, mu mirima, ibibaya ndetse n'aho abantu batuye ariko batuje. Turaza kureba amateka ndetse n'uko ibi binyoni bibaho, uko birya, uko byororoka. Tuze no kurebera hamwe amabanga yuzuye menshi y'ubuzima bw'ibinyabuzima. Nabashimiye, nitwa Patient Iradukunda, nakwibutsa gukora subscribe. Ibi binyoni bifite umubiri wihariye utandukanye n'izindi. Bifite umutwe munini ushobora guhindukira cyane. Ibi ngibi bizifasha kureba impande zose hatabayeho kwimura ibice by'umubiri. Amaso yabyo ni manini cyane kandi ntashobora kugenda nk'abantu, ahubwo umutwe wose wo urahindukira ugahindura icyerekezo bidasabye kwimura ikindi gice cy'inyuma ndetse n'amaguru. Amababa y'ibihunyira afite imiterere itangaje ituma biguruka bucece cyane. Iki kinyoni kigira urusaku ruke ndetse bigatuma kibasha no kugera ku muhigo. Ibi nibyo bituma ibihunyira biba ibihigi byiza cyane kandi bikabikora mu ijoro. Ibihunyira biboneka mu migabane myinshi y'isi, uretse ahantu hakonje cyangwa se ahantu hatari ibiryo bihagije. Byibera mu mashyamba y'inzitane, mu biti birebire, mu mirima no hafi y'imidugudu aho abantu batuye. Kugira ngo bibeho cyangwa se bibe ahantu hose bisaba ibintu bibiri by'ingenzi: ahantu ho kwihisha ndetse n'ibiryo bihagije. Ibihunyira bikunda ahantu hatuje hatagira urusaku rwinshi, kuko urusaku rubangamira uburyo bwo kumva ndetse no guhiga. Iyo ahantu habuze ibiryo, ibihunyira birimuka bigashaka ahandi aho byabona ibyo kurya. Tujya kurebera hamwe imibereho yabyo buri munsi. Ibihunyira ni inyoni zikora cyane nijoro. Ku manywa ziba zihishe mu biti, mu byobo cyangwa se ahantu hatagaragara neza. Ziruhuka cyane cyane kugira ngo zibike imbaraga n'ingufu no kuzifasha guhiga nijoro. Iyo ijoro rigeze nibwo ibihunyira bitangira ibikorwa byazo. Ibi ngibi bitangira byicaye ahantu harehare, byitegereza, byumva, bisesengura aho umuhigo ushobora kuva ndetse n'aho bishobora kuvumbura. Iyo bibonye umuhigo ntibihita biguruka, mbere na mbere biratuza bigasesengura. Uburyo ibihunyira bihiga. Guhiga kw'ibihunyira ni kimwe mu bintu bitangaje cyane mu binyabuzima. Bihiga bikoresheje amaso, amatwi, ubuhanga bwo kuguruka bucece. Iyo ibihunyira byumvise cyangwa se bibonye imbeba cyangwa se ikindi kinyabuzima gito, bihita byibanda kuri cyo, biguruka gahoro gahoro ariko ntibitangira bifite umuvuduko uri hejuru. Ariko iyo bigiye kujya ku muhigo, bigenda byongera umuvuduko uko bigenda bisatira ku cyo bishaka. Iyo bigeze kuri uwo muhigo, bigabanya urusaku burundu, bigasatira mu buryo butunguranye cyane. Ibihunyira byinshi bifata umuhigo byihuse cyane ku buryo utabona ndetse utakumva ko hari aho bivuye. Ibi biterwa n'uko bifite ijisho rikomeye cyane ndetse n'amatwi abifasha kumva udusimba duto twihishe
Amaso y'ubuhunyira ni manini cyane kugira ngo ashobore gukusanya urumuri ruke rwo mu mwijima. Ibi bituma bifasha kubona mu gihe izindi nyoni nyinshi zitabona. Nubwo abantu batekereza ko bibona mu mwijima wuzuye, ukuri ni uko kubona neza kwabyo mu mwijima cyangwa se aho urumuri ruke. Amatwi y'ibihunyira afite umwihariko ukomeye kuko atari mu murongo umwe. Ibi bituma bifasha guhiga ndetse no kumva ijwi rituruka neza cyane ku muhigo. Ibi bihunyira birya imbeba ndetse n'utundi dusimba dutoya. Iyo imbeba zigenda mu byatsi cyangwa se munsi y'ubutaka, ibihunyira bishobora kumva neza aho ziherereye. Tujya kugaruka ku biryo zirya. Ibihunyira birya inyamaswa nto. Ibiryo byazo nyamukuru ni imbeba kuko ziboneka henshi kandi zifite umuvuduko muke ugereranyije n'ibihunyira. Ibindi biribwa harimo udukoko twinshi, ibikeri, ibisimba bito n'utundi tunyoni dutoya zibashije. Iyo bimaze gufata umuhigo, ibihunyira n'ibiribwa nk'abantu bifata umuhigo bikawumira wose cyangwa se bikawutanyagura, hanyuma igifu kikabisya. Ibisigazwa byabyo nk'amagufa, ubwoya ndetse n'ibindi bice bishobora kudasya bishobora kumera nk'udupira twitwa pupeti. Utu dupira dufasha abashakashatsi mu gusobanukirwa ibyo ibihunyira birya. Tujya kugaruka ku buryo ibihunyira byororoka. Igihe cyo kororoka kw'ibihunyira biterwa n'ubwoko bw'ibihunyira, ariko ahanini biba mu bihe bituje aho ibiryo biboneka neza. Igitsina gore n'igitsina gabo bishaka ahantu byubaka icyari. Bikoresha ibintu by'ibiti, ibyari bisanzwe n'iby'izindi nyoni. Biba ahantu hatuje cyane kandi hihishe. Ibihunyira bishobora gutera amagi 2 kugeza ku magi 6. Amagi ararangwa n'igitsina gore, mu gihe igitsina gabo kigomba gushaka ibyo kurya. Imishwi ivuka idafite amababa yuzuye kandi iba yishingikirije ku mubyeyi wabyo. Nyuma y'ibyumweru bike cyangwa amezi make, imishwi itangira kuguruka ndetse no kwihitiramo ibyo kurya. Ubuzima bw'ibihunyira biterwa n'aho byibera, nta mu gasozi. Ibihunyira bishobora kuba hagati y'imyaka 5 cyangwa se imyaka 10. Ibibazo byo kubura ibiryo nibyo bishobora gutuma ibihunyira bipfa vuba ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Mu bice birindwi cyane mu miryango yita ku nyamaswa bishobora kubaho imyaka 20 kugeza ku myaka 30. Ntitwavuga ko itagira abanzi bashobora kubirwanya, ntabwo bigira abanzi koko. Ntabwo ibihunyira bibaho ariko nta banzi bifite, nabyo biba bifite abanzi, harimo inyamaswa nini zishobora kubirya, abantu bangiza ibidukikije ndetse no kubura ibiryo n'imihindagurikire y'ikirere. Hari gusenya amashyamba. Ibi nabyo bishobora gutuma ibihunyira bibura ibiryo cyangwa se bikabura aho byihisha. Abantu ntibazi ko ibihunyira bishobora kuba bifitiye akamaro abantu cyangwa se ibidukikije. Ibihunyira ni ingenzi cyane mu bidukikije kubera ko bifasha kugabanya imbeba zirya imyaka, bityo bikarinda abahinzi. Ibi bituma bigira uruhare mu kurinda ndetse no kuringaniza ibinyabuzima. Nta bihunyira imbeba zishobora kwiyongera cyane zisenya imyaka n'amasaka. Ibihunyira ni inyoni zidasanzwe zifite ubuhanga
budasanzwe bwo guhinga, hari ukumva no kubona mu mwijima. Imibereho yabyo igaragaza uburyo ibinyabuzima byaremwe mu buryo butangaje bwo kuringaniza isi. Nubwo bikunze kuboneka nijoro gusa, uruhare rwabyo mu bidukikije ni runini cyane kurusha uko abantu benshi babitekereza. Ndabashimiye, nitwa Patient Rugunda, ndakwibutsa ko subscribe